بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا في القيامة علموا لم ينفعه علمه. intumwa y'Imana Muhammad, amahoro n'imigisha bimubeho we n'umuryango we, yaravuze ati: umuntu uzagerwaho n'ibihano bikomeye kurusha abandi ku munsi w'imperuka ni wa wundi wari ufite ubumenyi ariko ntabubyaza inyungu. Idini ya Islam ifata ubumenyi nk'inzira ifasha umuntu kugera ku buzima bwiza, haba ku giti cye ndetse na sosiyete abinyujije muri ubwo bumenyi afite, kandi ko ubumenyi butagira ibikorwa ntacyo buba bumaze. Bamwe bagwa mu makosa badafite ubumenyi baba bafite inshingano zibareba zoroshye, ariko inshingano zikomeye cyane ziba zifitwe na babandi bica ibyo bazi, maze umumaro mwinshi bari kugirira sosiyete ntibayiwugirire. Bityo rero buri wese yaba afite ubumenyi buke cyangwa bwinshi, ingano y'ubumenyi bwe ingana n'inshingano zimuri ku mugongo. Umuntu yakwibaza ati: ese kuki abo bamenyi ku munsi w'imperuka aribo bazahanwa cyane? Igisubizo kirasobanutse cyane. Ni ukubera ko bo nta rwitwazo bazaba bafite rw'amakosa bakoze, kuko bakoraga amakosa y'ibyo bazi. Walhamdulillahi rabbil alamin.